Omola TV.
nongeye kubashimira nabifuza gukomeza kugira ibihe byiza TV uyu munsi. Ngira ngo ugiye gukurikirana ibirori byiza cyane, ibirori bimeze neza byaberaga ahangaha muri groupe scolaire ya Gitarama, abenshi bazi nko kurerije. Ni bimwe mu bigo bifite amateka ahangaha mu karere kacu ka Muhanga. Twari twitabiriye rero nka Humura TV umuhango wo guhererekanya ububasha abayobozi ba Rajepora, ndetse hakaba hakozwe n'ibirori bigiye bitandukanye babyitabiriye, abanyeshuri batandukanye bahize mbere amakuru agiye atandukanye nka la trompette, korali murayizi cyane, iyi korali tugeze no kuyakira ahangaha. Ibigo by'amashuri bindi bigiye bitandukanye nka Nyabisindo, ikigo cya Munyinya n'ibindi bigo byinshi bigiye bitandukanye byabyitabiriye rero uyu muhango. Kuri mikoro Irakiza Lucky James, nkaba nari n'abahitima kuba twakakira umwe mu babyeyi bitabiriye uyu muhango. Mukaba mwaramwibonye n'ubundi kuri video muza kugenda mukurikirana mbere ahangaha kuri Humura TV. Tuguhaye ikaze ahangaha kuri Humura TV. Murakoze cyane. Twabibonye uri umubyeyi wagiye ugaragara cyane rwose, wagaragaje umurava ukikira abana bawe, abana b'impanga n'ubundi ukanahaye n'impano. Nihe mpamvu yatumye wishimira kubaza ahangaha? Nibonye wishimye cyane, niki cyabiguteye? Cyabinteye si kimwe kandi si bibiri, ahubwo ni byinshi. Cyambere ni ugushyigikira abana banjye nyine. Urumva rero umwana agomba kuyoborwa inzira akwiye kunyuramo. Uba warayimuyomoyemo ukimufite mu rugo, noneho yamara kuza mu kigo bakongeraho kandi. Uyu munsi rero mu kuvuga ngo barimo barahererekanya ububasha, urumva byagombaga kunezeza bikamvana iwanjye bikanzana bikangeza aha kugira ngo nkurikirane iby'ibi birori. Ni byiza rero iyo umwana afite umuterankunga, kandi uretse n'umwana n'umugabo abonye umuterankunga mugenzi we biba byiza. Ni nayo mpamvu ibyo birori twabyitabiriye kugira ngo twongere tubashyigikire, tubabwire ko Imana ari iyacu burundu. Abana n'undi basanzwe ari abakristo no mu rugo cyangwa se nanga ku ishuri ndi barerewe, bikarangira n'undi babaye abana beza. Byagaragara n'undi rumwe wese n'abafite umutima ukunda, umutima ufasha. Abana bavutse basanga ababyeyi ari abakristo, bavukira mu gikristo, hanyuma ntibatana ntibayoba, bugingo ubu baracyakomeje muri iyi myaka bagiye kuzuza 20. Urakoze cyane rero, nutwemerera tuzongera tugutumire by'umwihariko kuri Humura TV uzi dusure tuganire, bizaba byiza nutuzanira n'abana bawe. Reka ngushimire, wakoze cyane mama. Imana ibidushoboze tuzabikora nibiba byo. Ishimwe cyane Imana ishimwe cyane, kandi yarambabari yagira impuhwe, yamviriye amaraso yo mu mutima we, yanezerewe cyane kuko yacunguye. Imana ishimwe cyane, imibabaro yanjye yose niko ayizi, ahinduriye imibabaro twanezeze. Imana ishimwe kuko yumva amasengesho. Imana ishimwe cyane, imibabaro yanjye yose niko ayizi, ahinduriye imibabaro twanezeze. Imana ishimwe kuko yumva amasengesho. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane.
bazagaruka vuba imana ishimwe cyane haleluya. aha uyu nawe ni umwe mu bantu basigiwe umurimo uyu munsi, urabona ko yambaye ikote, ni umusore uberewe, ni umusore ushima Imana n'abantu muri rusange. Tuguhaye ikaze pastor wahawe inkoni y'ubushumba uyu munsi. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Ndagijimana Boss, nkaba niga hano muri GS Gitarama, nkaba nsigiwe inkoni y'ubushumba kugira ngo nzashumbe abanyeshuri. Murakoze cyane. Urakoze cyane boss, kuba wiswe pasiteri ukiri mutoya, uyu munsi ukaba ugiye kuyobora ikigo cy'abanyeshuri bose, ni inshingano zitoroshye cyane kuri wowe, wumva uzabishobora gute? Ibi ni urugamba rukomeye. Ubu ngubu nshoye urugamba usaba amavi, gupfukama cyane ugasenga cyane. Ni umurimo ugoye kuyobora urubyiruko tungana bagenzi banjye. Urubyiruko ruragora cyane, ariko bizamfasha nisenga cyane. Nzasenga Imana kandi ndabizi neza, ndanizeye neza iyafashije abavuyeho nanjye izamfasha. Ibyo ndabyizeye cyane. Kuba nitwa pasiteri ndi mutoya ntabwo ni umurage. Ibi bifite ibyo bihatse cyangwa se ibyo byerekana. Murakoze cyane. Arakoze cyane rero boss uhawe inkoni y'ubushumba uyu munsi. Ni izihe mbogamizi wumva ziba muri uyu murimo? Uyu murimo habamo imbogamizi nyinshi cyane. Habamo kuvunika, habamo gutererana, wenda ugasanga umwe yatereranye mugenzi we, ariko ibyo byose bisaba kwihangana. Nibyo nemeye kuzakora ku mugaragaro ku manywa izuba riva. Nzabyihanganira uko bizagenda kose, nzagerageza nkora uko nshoboye, ndetse nzakorana n'abandi bansigiye. Ndabizi neza Imana izadufasha kandi izadukoresha umurimo wayo nk'uko nicyo yaturemeye, nicyo yaduhamagariye, nicyo tugomba gukora. Murakoze. Reka ngushimire boss, nanagusezeranya ko ahangaha Yomora TV by'umwihariko nimudutumira tuzongera tuze tubasure, kandi nta mpamvu yo kugira ngo mudutumire ahangaha nko mu rugo, tuzasura ikindi gihe muzaba mufite inshingano, turabibasezeranyije. Murakoze cyane, natwe turabashimiye ko mwaje kubana natwe kandi turacyari kumwe, tuzakomeza tubane ndetse muri byose. Nimudukenera tuzabahamagara, nako muzaduhamagara mudufashe natwe. Nitubashaka ndabizi neza ko tuzababona kandi muzatwitaba nk'uko mwatwitabye uyu munsi. Turabashimiye cyane. TV yanyu turayikunda kandi turayikurikirana. Murakoze. Reka ngushimire boss, wakoze kwitaba ikiganiro cya Yomora TV. Murakoze namwe, Imana ibamugisha. Nongeye kubashimira abakunzi ba Yomora TV mukomeje gukurikira ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. By'umwihariko turi muri GS Gitarama, turi kumwe na Eric wari usanzwe uyoboye Rajepora, ni umwe mu bantu bafite inkoni, akaba arangije umwaka wose. Pastor, tuguhaye ikaze kuri Yomora TV. Yego murakoze cyane. Amazina nitwa Kwizera Eric, nari nyoboye umurimo w'Imana hano muri GS Gitarama. Nigaga mu mwaka wa 6, nzakora ikizamini ejo bundi, nigaga PCM. Ubwo rero nshimiye Imana yuko inshoboje, nkaba nsoje umurimo wayo ari amahoro, kandi ikaba yarabanye nanjye, ikaba yarangengereje neza. Ndumva ari byinshi nashima Imana, ariko Imana yabanye nanjye mu buryo bugaragara. Ndashimira Imana rero yagiye imba hafi uko nayisenze, yagiye ibana nanjye, kandi nshimira n'abanyeshuri muri GS Gitarama bambereye inkoramutima, bambaye hafi, ko nagiye mbakenera mu buryo butandukanye, nagiye mbabona, ko nagiye mbiyambaza mu buryo bw'amafaranga, mu buryo bwo kwitanga mu miganda tugira mu kigo. Babanye natwe. Turashimira n'Imana yaduhaye na piano, mbese ubu dusigaye dusenga ducuranga. Ni iby'igiciro cyane. Muri ahantu biga bataha ni hakeya wabibona bafite ibyuma, kuba basenga bafite ibyuma ni hakeya, ariko turashimira Imana twebwe by'umwihariko nka Rajepora GS Gitarama. Imana iduhaye piano kandi turayisize, kandi twizeye neza nuko nubwo tugiye hanze natwe tuzakomeza gukora, tukazagaruka dufite byinshi twagezeho, dusohora n'indirimbo ku baririmbyi, kandi ndabizi Imana izabigenza neza. Natwe abari hanze aha tugiye hanze, abari mu kigo tuzakomeza kubashyigikira nk'uko abatubanjije natwe badushyigikiye. Murakoze cyane. Hanyuma reka ngushimire cyane Pastor. Hanyuma se kugira ngo utoranywe mu banyeshuri ngira ngo biga ahangaha barenga 1000 muri iki kigo, wumva ari ikihe kintu watanze ku Mana?
nta kintu natanze, ni ubuntu Imana yangiriye. Buriya kera Imana hari igihe yarebaga umuntu ikazamubonamo uw'umumaro uzakora ibintu by'ubutwari. Rero nta kintu natanze ku banyeshuri biga muri iki kigo, ni benshi nk'uko bivuze barenga 1000, ariko kuba Imana yarantunze ngo nikemera ko mba pasiteri wabo nkabayobora, nanjye sinabyishoboza, ni ibintu ntakora, ahubwo nanjye ni ubuntu cyangwa ni inkoni Imana yantunze. Rero ntago ari ibintu wakiyumvisha kuntu wayobora mu banyeshuri bangana uko guhagarara umurimo w'Imana, ariko by'umwihariko ndashimira Imana yuko nanjye yantoranyije kandi umurimo wagenze neza kuko Imana yabanye natwe. Kandi rwose ndizera neza ko bizagenda neza, kandi isaha birangiriye mfite n'umugambi wo kugera mu buzima bwo hanze, nsoje kwiga ngakomeza ngakora kugira ngo icyo Imana yavukije muri ngewe kizakomeze gikomeze cyaguke. Murakoze. Reka ngushimire ko witabiriye ikiganiro cya Humura TV. Ngira ngo nuba uri hanze nabwo tuzongera tugusure turebe ese ubayeho gute, inzira zawe wari ufite z'ubushumba, inkoni yawe ugejeje he ukomeza kuyifata. Ubu ngubu ntabwo ubushumba buba burangiye. Yego ntabwo buba burangiye, burakomeje rwose. N'ubundi mu buzima bwo hanze dukora umurimo w'Imana, ariko n'ubundi tugiye gukomerezaho dukora umurimo w'Imana nk'uko byari bisanzwe, noneho turushaho cyane, kuko izi ni intangiriro zo kugira ngo tuzageraho tugera twamamaza izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Murakoze cyane. Hanyuma wakoze cyane kwitaba ikiganiro cyacu nka Humura TV. Yego namwe mwakoze kuza kudusura kandi twabishimiye, kandi mudukenera natwe tuzaba duhari, kandi namwe turakomeje kubakenera, tubakurikirana umunsi ku munsi. Nshishikariza n'abantu kugira ngo bajye bakurikirana ibiganiro byanyu, ni byiza, natwe twabyishimiye cyane. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. By'umwihariko wakoze cyane. Humura TV igusabiye umugisha kandi Imana izaguhe intsinzi. Nongeye kubashima none mbaha ikaze kuri mikoro za Humura TV. Twagiye twakira abantu bagiye batandukanye bagiye badufasha kuba twagera muri iki gikorwa, by'umwihariko abantu bagiye bafata inkoni y'ubushumba muri kigo cya GS Gitarama, akaba bageze n'uruhare mu gutegura ibi birori. Muza gukurikirana kuri channel yacu ya Humura TV umunsi ku munsi. Pastor Bukuru, tuguhaye ikaze ahangaha kuri Humura TV. Murakoze cyane. Ndakubona buriya ngo hari igihe umuntu amavuta y'Imana aba muriho, umukunzi wese wa Humura TV urimo urakureba aka kanya biragaragara, ntago ari amagambo yanjye. Amen. Turishimye cyane kubana namwe. Uyu munsi ni umunsi wari umunsi mwiza w'ibyishimo. Ni umunsi twumvaga dutegereje, dufite amatsiko menshi y'igiterane cyo gusoza umwaka. Ahangaha narahayoboye guhera 2021 kugeza muri 2023, undi pasiteri wa Rajepura. Rero turishimye cyane kuba Humura TV mwadusuye mukabana natwe, n'ibyishimo kuri twebwe, turabashimiye cyane. Nkawe pasiteri kuva 2021 uyobora ukageza 2024, ni izihe mbogamizi wahuye nazo? Yego, ndateke imbogamizi ni nyinshi uhura mu murimo. Afite cyambere burya nuko mukora umurimo w'Imana mwiga, kandi ikigo kiba cyambere kiba gishingiyeho, kiba gifavoriza abantu cyambere kwita ku masomo, then mukabona gukora umurimo w'Imana nyuma mwabanje gukurikirana iby'amasomo. Rero imbogamizi zari nyinshi, kubera ko usanga amasaha tuba dufite ku ishuri yonyine na abaraye gukurikirana amasomo. Rero busabwa gukurikirana amasomo, then ukongera kwikuramo umwanya wo kugira ngo ukurikirane iby'umurimo w'Imana. Rero imbogamizi muri make ziba ari nyinshi cyane. Ngira ngo Pastor Bukuru, ese nk'umuntu abaye umushumba ahangaha, iyo asoje kwiga ahangaha akajya mu buzima busanzwe, arakomeza akitwa pasiteri, cyangwa se iryo zina yitwaga mu kigo areba rirangiye aho ngaho? Kuko tuzi ko kugira ngo ube pasiteri hari icyo biba bisaba, hari amategeko abigena nk'uko tubisanga muri Bibiliya. Wowe nk'umuntu wabaye pasiteri mu buzima bwo hanze biba bimeze gute? Iki kintu sinzi ko nagisubiza. Buriya kuba pasiteri ntago ari umuntu ubigena, ntekereza ko ari Imana ibigena. Ngewe nageze ahangaha 2021, nahereye mu wa 4 niga, ariko nkiyagera bahise bashima ko ngomba kuba pasiteri, kandi nta hantu nigeze nyobora na hamwe. Rero bashima ko ngomba kuba pasiteri, nubwo byari bigoye, izo nshingano ndazifata, mba pasiteri, ndasoza muri 2023. Ku bijyanye no gukomeza kwitwa iryo zina, navuga ko ari umugisha w'Imana. N'umugisha w'Imana ni igikundira Imana igushiraho, ikagukundisha abantu bakagukunda. Rero ngewe no mu buzima busanzwe buriya izina ryamaze kumfata ryitwa pasiteri, kubera ko
ari ahantu aho nakomereje amasomo yandi, aho nakomereje kwiga banyita pasiteri. Mu mihanda abantu tuziranye, abantu hafi ya bose banyita pasiteri bitewe n'uko baba barumvise abandi bantu banyita pasiteri, ugasanga ubwo buryo icyo kintu kiragukurikiranye. Navuga ko ari Imana barabiteguye nyine kugira ngo wisange muri ubwo buryo. Yego. urakoze cyane Pastor Bukuru. Reka kandi nkusabire umugisha ku Mana iteka n'iteka, iryo zina baguhaye ntuzigere uripfusha ubusa, kandi nagushima ko witabye ikiganiro cyacu kuri Omura TV. Reka nkubwire ko ndanagutumiye, tuzagirana ikiganiro by'umwihariko umunsi nzaguhamagarira. Yego, turishimye cyane rwose pe, bivuye ku ndiwe mutima kuba mwatwitabiriye mukaza kubana natwe kugira ngo ibintu twakoze bibashe kugera hose ku isi, abantu babashe kubibona. Hanyuma rero ikiganiro cyo tuzagirana ikiganiro cyiza kandi kimeze neza. Tuzavuga ku Mana, tuvuge imbaraga z'Imana, tuvuge imbogamizi nyinshi cyane twagiye tugira mu murimo w'Imana, ariko tukabona imbaraga z'Imana, tukabona gukora kw'Imana. Hagati aho reka nkubwire akantu kamwe. Buriya ngewe nyobora nigeze kugiramo imbogamizi, haza amagambo menshi nyoboye, amagambo amwe avuga ati Bukuru ntago atuyobora neza kuko tubishaka, nyine bazana ibintu byo kumbeshyera byinshi cyane, ariko en fait byari biturutse nyine no ku muntu. Izo ni imbogamizi ugenda uhuriramo, kandi nta yindi nzira ihari yo kuzigwana uretse gusenga, ugasenga Imana, ukegera Imana, ukaba hafi n'Imana. Niyo nzira yonyine bihari, hanyuma n'Imana ikakugwanirira. Imana ibiri hafi cyane n'umuntu uri gukora umurimo wayo. Rero twagiye tubibona mu imbaraga z'Imana. Tuzavuga imbaraga z'Imana uwo munsi, tuzavuga gukomera kw'Imana, kandi bizaba ari byiza, abantu babitegerezanya amatsiko. Amen. Hanyuma rero mwakoze cyane mwese mwakurikiye ibiganiro byacu ahangaha kuri Omura TV. Ni iby'agaciro, Omura TV ni iyanyu. Turakunda cyane, kanda subscribe, ukoreshe ndetse unatere comment tujye tubona ibitekerezo bibaturutseho. Turakunda cyane, Imana ikomeze kubaha umugisha. Narindi ahangaha muri GS Gitarama, cyangwa se n'ubundi kurerije, niryo zina abantu benshi bahazi mu kirori cyangwa se cyo kuba bahererekanya ububasha. Haritabira undi amakorali menshi agiye atandukanye, mwayabonye agenda arimba muri video, mwakurikirana nimba ikurikirana ukayirangiza, ni byiza cyane. Nanone kandi hari ibigo byinshi bigiye bitandukanye, hari abarezi bagiye batandukanye, abantu bagiye bahiga ababyeyi babonye ko bagiye batanga impano, ibyishimo byari byose kuri uyu munsi. Nge Narirakiza Lucky James, iyi ngiyi ni Omura TV. Akanda subscribe, ukoreshe ubundi yemere tuzasubira ibiganiro byacu by'ubutaha. Imana ikomeze kubampera umugisha udashira.